ibyo babyita kugambanira umusaraba. Niba uri pasiteri ikintu twari tumutegerejeho kumwumvana si cyo kimuvuyemo, dufite n'ikibazo gikomeye. Ubu ngubu bamwe mu bagakwiye kuruhura leta na za ribu, ahubwo byarangiye aribo bahindutse umutwaro wundi mushya wa ribu na leta. Batanze akazi kenshi katari gakenewe, kandi they could be the good partners of government, of ribu. None ubu barakira ugiye kunshakosa ubu ribu uyu munsi irakira kesi y'abanyarumogi bagakubitana na pasiteri uje kurega undi. Urumva agahinda k'itorero, ibintu byumva nk'ibibabaje nubwo turi guseka, ariko biteye agahinda. Leta iri kwakira abanywarumogi, irakira n'abagore batemye abagabo, sibyo? Aho ni muri ribu. Bari kwakira n'abicanye. Wumvise uriya mubyeyi warwanye n'umugabo niba ari Kimisagara, umugabo ageraho yica umugore. None tekereza se mbivuge, urusengero rwari rukwiye kuba ruri kurwana n'uwo mukristo avuga ati please muhinduke abakristo beza, mwubake ingo nziza, urugo ni ijuru rito. Ibyo bakabibona mu rusengero bari kwigisha izo nyigisho kugira ngo bakureho ribu uwo mutwaro wo kuzakira iyo case. None ibyo binaniye abashumba bamwe na bamwe, aho kugira ngo bagabanirize leta imitwaro, ahubwo nabo bahindutse imitwaro ya leta yiyongera kwihari. Bikemo n'ibintu ashaka kukubaza. Dusoze noneho. Oya. Nibwo tugiye gutangira. Babaye bavugisha ukuri, yakubwira intege nke. Duhamagare Claude. Wumve ko ashobora kwemera ko wenda ari intege nke. N'ukuri. Wenda twumve ko byahuza, ariko ntabwo byari bikwiye ko nk'umushumba ajyana undi muri ribu. Nese Yesu bamuvuze gake, abantu bavuga ngo Yesu yavuzwe gake. Yaravuzwe cyane. Nese ari kuyivugiraho kuko muri abikemo igihangana nabyo, kandi amadini akwiye kuba afatanyabikorwa beza ba leta mu kurwanya ibyaha. Oya, no mu masitati agezwa kuri RDB Rwanda Governance Board, mu miryango y'ivugabutumwa, yego, harimo kurwanya ibyaha, amakimbirane, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bishamikiyeho byazana ibyaha. Yego. No kuzahura ubuzima bwa gikristo. Yego. Roho nzima mu muzima. Rero nifuza yuko rwose mayuko tuvuye muri ibu ni byiza, kandi ndibwira yuko isezerano dufite twese ni ukwamamaza ubutumwa bwa Kristo Yesu. Uko nukuri. None pastor Karameo, dusoza nk'umuyobozi wa ribu, niba dukurikiye tumuhe ikihe cyizere? Reka ngusuhuze wowe utajya uhwema gukurikirana ibyo dukora ku IYOBOKAMANA TV na Evangélisez le Monde. Turagusuhuje cyane aho uherereye hose, uri muri Amerika, Burayi, Aziya cyangwa se Afrika ndetse n'indi migabane yose igize isi. Tuguhaye ikaze kandi tukwifuriza ko umugisha w'Imana ukomeza kuba mu byo ukora, kuko yarivuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Bivuze ngo niba ukora ibintu ibyo ari byo byose, Imana ibiha umugisha. Turi kumwe na BK muri tugiye kuganira ku biganiro bitandukanye cyangwa se kuri topics zitandukanye, ariko turaza kwibanda kuri topic zifite aho zihuriye n'umurimo w'Imana cyangwa se n'insengero n'abakozi b'Imana, kuko BK muri byo tumemenyereyeho. BK umeze ute? Meze neza, ndashima Imana, ndanezerewe cyane. Wambaye neza. Imana ishimwe n'iyibigena, bikora Imana niko nitwa. Nese ne yatoze. Niyo Imana se birugira ngo yikudode iragusondeka. Niba bishoboka uzahe abantu nimero z'ahantu dodeshereza, kuko wambaye neza. Nta kibazo rwose, n'umuntu wandode akagashati ubwo nyine tubonewe kumwamamaza. Uzakenera udushati twiza nk'utu Israel yemeje ko ari keza, sinaribizi cyane, ariko kuva ari kubireba n'abandi babura babashaka kubona ko ari keza. Ubwo rero uzakeneraho n'akadodeshereje, azanyuraho nyine kugira ngo duteze imbere uyu muntu wabikoze. Uri tayari se ko tugiye kuguhata ibibazo? Ahubwo byambabaza mutabimasa. Kiri muri bimwe byambabaza mu iki kiganiro. Ndamutse naje mu kiganiro kitarimo ibibazo, nesheki kuri nge uganira. Okay. No, bikoreye ibisubizo.
cyane. Okay, hano ndi kumwe n'abanyamakuru benshi nabo baraza kugenda bumva muri iki kiganiro. Tubashimire rero mwese abadukunda n'abadukurikira, tubashimire abafata umwanya bakabana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tunyuzaho, kandi ntibabure gukurikirana nanone n'ijambo ry'Imana nk'igitambo cy'amaraso. Nicyo cyatumye bigenda bite bikema, nicyo cyari gikwiye, nicyo cyari gikwiriye. inuma n'amatungo ntabwo twari kubibona. Umunsi kuticaranye gitari ubanza dukoreremo. Nashimye kwicara uko mwanyicaje banyakubaho. Ni byiza cyane, ariko igitambo cy'amaraso bite ku ruhande rwawe? Ariko nabonye hari indirimbo nshya muheruka gusohora, inanga zizacuranga. Warayirebye se urayirangiza? Ayirebye ndayirangiza. Nabonye waranayipostinze. Namuri umuryango wagutse cyane. Ya, ni indirimbo nziza ivuga ngo inanga zizacuranga. Nitugera mu ijuru tuzacuranga. N'abadamuru batabifiteho ubumenyi bazegura gitari n'inanga bacurange. Ibintu bigende neza. Ni indirimbo yereka abantu uko bizaba bimeze. Igitekerezo cyo guhanga indirimbo ndabakizanye ku ruhande rwawe. Iriya ndirimbo yaririmbwaga na papa nyakwigendera afatikanije n'abandi bagabo bakoranaga umurimo w'Imana, barimo bita ba Simon Pierre, ba Rugero Inyange, ba Nebukadinezari. Yari groupe y'abapasiteri urabizi batandukanye, kubera ko abantu bari bamuziho ukuntu ayiririmba, kandi yari mu message ku itorero. Amaze gutaha, umutima umpata kutemera ayo mateka sibangana. Gutemera ayo mateka sibangana. Ndavuga ngo nk'umwaritiste usanzwe n'ubu n'indirimba, reka njyane muri studio mfata projet ndayijyana n'abavandimwe banje turabifatikanya. Ndavuga ati none reka dushyiraye amashusho hanze y'indirimbo, abantu bajye bakomeza kuzirikana imirimo y'umukozi w'Imana Imana amukoresheje agihumeka, ariko kandi no kwita ku butumwa buri mu ndirimbo. Yaturarikiye buriya yasize aturarikiye kuzaba mu gitaramo cyabera aho tuzaba turirimba ducuranga. Indirimbo tuyikora utyo tubona igenze neza, kandi tunashimira n'ababigizemo uruhari barimo famille yanjye birumvikana. N'itangazamakuru ryamfashije kugira ngo indirimbo ikomeze yihute, na producer wayikoze mu buryo bwa audio ni Leopold, n'abaterankunga batandukanye, na producer w'amashusho bamwita Sabejibat. Ni umwana Imana ihagurukije ari gukora ibintu biri ku rwego rukomeye. Iriya ndirimbo ntisa neza se? Igitambo cy'amaraso se ntisa neza? Ateye ubwoba. Myambare mwari mwambaye neza cyane. Twari twagerageje kwambara ibintu by'umweru. Iyo turi gushushanya abamarayika usanga twambaye iby'umweru. Nubwo wenda niyo mazina yawe cyangwa ni Bikorimana Emmanuel. Society impamagara Bikemu, kandi ntawe mveba kuba binyita. I'm proud of my name. Uri umwe mu bantu? Ndi umwe mu bantu. Mu bantu bake? Nta kibwo ndi umwe mu bandi benshi ntarumva ibyo ugiye kuvuga. Uri umwe mu bantu bahagurukiye kuvuga ukuri, cyangwa se kwitandukanya n'abantu bari kuyobya abantu, cyangwa se kuvuga ukuri mu buryo bweruye cyane. Yego. Utitaye. Yego. Iki kintu wenda ninkivuga sinzi niba mpamanya cyangwa se mpuza n'abantu bamwe na bamwe. Sebike mu biganiro ukora kweki usanga udahuza n'abantu benshi? Nuko ndi nge. Nuko ndi umwe muri benshi, kandi mfite umwihariko wanjye. Ahubwo nugira uzabona ishyano uzanakomeje. Nubona uri gukora ibintu muri societe ukabona abantu bose ubikora nk'uko babikora, ubitekereza nk'uko babitekereza, ubyumva nk'uko babyumva, haba harimo ikibazo, kuko societe iryoshywa nuko abantu bagira imyumvire itandukanye. Buriya n'abantu bari kuri negative side they push us, baradufasha, baradusunika cyane, kuko bayeho ubuzima budafite abanzi buba bubishye byahatari. Umwanzi akwigisha kuba intwari, akwigisha gukora, akwigisha gutekereza, akwigisha gukosora ibitagenda neza, kubera ko niwe wenyine ora afite ishyaka ryo kukwereka ko kugira abanzi sana wishimira kugira abanzi.
we ntabwo bigushimisha reka banze nibatembe none reka guca intege bigushimisha ntibigushimisha urabafite ntaho uzabakwepera ntaho uzabacikira ariko kuri icyo kintu warumbajije reka mbe specific ku ijambo ry'Imana Bibiliya yemera ko kuri ariko kugomba kudukiza no kutubahatura sibyo kandi ukuri ni Kristo uje kutwigisha ukundi kuri kudashingiye kuri Kristo ahubwo turi muri gospel industry aho kudashingiye kuri Kristo nkaba nge narigishijwe ko kuri ari Kristo yego nemerewe guhagarara no kuri televiziyo y'igihugu ngakontraduiza wa muntu wese uzanye ikintu kitari Kristo cyangwa kitari ukuri kandi ibyo nkabikora nshize amanga nanitomora Paulo yaravuze ngo wirata yirate ko yamenye Kristo nkabivuga nanagutunga urutoki na karitsi yutuyemo n'igitando ryamaho nkaba nakivuga kubera iki imba ndwanya ko uburozi bwawe wamaze kurya uburogesha n'abandi ibyo cyane mbikora ku muntu ufata ijambo ry'Imana akarihengeka akashaka kurituma icyo ashaka kuruta ko ryo rituma icyo ryatumwe ku bantu b'Imana nuwo murongo mbamo rero kenshi burya nubona mfite n'amahane mu kiganiro burya aba ari ishyaka ry'umurimo w'Imana ariko ntawe mba nshaka gukereya ngo ahinduke umwanzi wanjye ubwo ni umwanzi uwo ni umwanzi w'umusaraba mba ndwana no kugira ngo abantu batita ko byavuga bigoramye akayobya biraba ngo bazemera no kuyobya intore z'Imana nibiba ngombwa none icyo waje muri iyi generation sige mbona byarabaye ngombwa intore ziri kuyoba rero ntitwabirebera twarasomye ijambo ry'Imana neza ngo umuntu ahagarare kuri stade akore declaration yicurika ibyanditswe iyobya abantu b'Imana kandi tuzi icyo Bibiliya ibivugaho niyo mpamvu duhaguruka tukazana ibyanditswe iyi mitego na Yesu yayiguyemo akiri ku isi Satani yaramuhagaritse ku gasongero hejuru kuri etage hatumva tuvugana wabonye City Plaza wabonye Kigali wabonye Kagugu wabonye ukuntu n'amazi ari meza ati for sure I can see nupfukama gato gusa ukandamya ubu bwami bwose ndagira gute ndabuguha Yesu nawe kuko yarazi ukuri kwijambo aravuga ati nyamara nubwo ufite ubutware bwo kumpa ibi bintu ariko kujyanye na condition utambitsemo I can't kuko aravuga ngo uramye Uwiteka Imana igihe cyose uri kubivugaho cyangwa se mu buryo uri muravuga ko buri gutesha ndeko ubushingiye ku byanditswe cyangwa wenda hazamo n'ibitekerezo byawe hazamo n'ibitekerezo bya cyase na analyse zawe bikeye tubwiza ukuri mbo uko bahanga tugiye kubushyira ukuri hanze cyane hari n'ibindi uzanye se tugiye hari byinshi ahangaha nitwaje agenda ushingiye kuri banzane n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro ushingiye kuri Bible cyangwa ushingiye ku byo ubona ubaye ugiye gusesengura ibijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa n'ibya gospel udashingiye ku ijambo ry'Imana icyo gihe uri kuvuga nkawe sibyo icyo gihe uri kuvuga nkawe ntabwo uri kuvuga nk'intumwa y'Imana cyangwa nk'umukristo ibintu by'Imana rero ntabwo dukwiye kubyinterpreta uko twishakiye ahubwo dukwiye kubyinterpreta ku ijambo ry'Imana ryabitegetse bigomba kugenda niho tuba turi mu murongo mwiza naho iyo uje ari amarangamutima yawe buriya dufite abantu bari aloka bazi kuvuga neza ku buryo gukonvenka ibintu niyo bitaba bifite suruse ukumva uri kubyumva kubera icyo afite esprit de convaincre ari alloquence azi kuvuga azi gusobanura ibintu uko bikwiye kuba bisobanurwa rero iby'Imana ntabwo tubisobanura uko tubyumva tubisobanura uko ijambo ry'Imana ryategetse bigomba kuba byumvikana gusa n'ibitekerezo byanjye bizamo kuko Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza dushobora rero no kwamamaza icyiza duhereye ku kumenya ukuri kandi ukuri ni Kristo na Yesu nabiya yaravuze ngo weza abantu bawukoresheje ukuri uberesha ukuri hari ikintu nari ndimo nshaka bise kinza mu mutwe iyo ubonye nk'umuntu cyangwa se ukabona nk'umuntu yitwaje ijambo ry'Imana akagoreka wowe bikeye mugahita ubona ukavuga ati ibi bintu ngomba kubitesha
ngomba gutanga ukuri kuri icyo kintu uwo muntu mubona gute bikemo uwo muntu uba wavuze ibyo bintu mubona gute hari akantu gato nari nshatse ariko nagiye nkabona ku masitati y'abantu benshi benshi nari nkashatse fone sinzi ukuntu byagenze yego umuntu avuga ati umukristo cyangwa se umuntu wese uri buze kunyereka ahantu byanditse ko kunywa sigara ari icyaha kunywa sigara miliyoni 20 sinzi niba warakabonye oya ariko mbwira ndumva naho kwabonye sigara ni sigara itabi sigara okay ariko nibuze kugashaka kugira ngo bize kuyaneza avuga ikintu mbona abantu bari kubyibazaho byinshi wenda siniwe nshaka ko dushingiraho wowe nkawe bikemu yubonye umuntu avuze nk'ikintu nk'icyo ngicyo cyase akavuga n'ikindi gitandukanye umuntu witiriwe izina ry'Imana cyangwa usanzwe witiriwe kuko njya kenshi ngaruka ku bantu bambaye titire pasteri zo kuba bakwamaza ubutumwa bwiza none bakabugoreka profete mu rusengero afite mikrofone rwose ati bimeze gutya na gutya we bikemu ubyakira gute cyase ubona iki icyambere mbanza kwibana nk'ubuhanuzi buri gusohora mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ndumva ari igice cya mbere dukwiye kuvuga ibyo uyu mugabo twitonze duhinda n'umushyitsi ndaguye igisubizo cyiza cyane gishingiye ku ijambo ry'Imana Paulo yandikira Timoteyo yari ari kumuhugura anamusaba kugira amakenga kubw'ibihe bigiye kuza cyangwa ibihe itorero rigiye kwinjiramo aramubwira mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 aramubwira ati Timoteyo, dear my brother, listen to me. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Cyo ni icyambere. Yego. Kuko abantu bazaba bagira ute bikunda. Bakunda imiya. Ibirarira. Ibibona. Batukana. Batumvira ababyeyi babo. Indashima. Batarabera. Badakunda nababo. Batuzura. Babeshyirana. Batirinda. Bagira urugomo. Badakunda ibyiza bagambana. Ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako ariko yasoje neza sha aravuga ngo nugira chance yo kugira umwe muri bo ubona ujye ugira uti ubwo bisobanuye iki gutera umuntu umugongo nanjye uwo muntu muri icyo kiganiro ngize utya waje yego simuza arinde sinagomba ko mumenya wabona wenda niyo ukora ikosa ukamumbwira wabona nari gufatwa n'amarangamutima ya kimuntu ariko umuntu wakoze icyo kintu muteye umugongo selo la Bible one my reasons niba leta tuve muri Bibiliya sha yego tuganire nk'intore niba leta uyu munsi ihangayikishijwe n'abanywa bure n'amatabi n'urumogi ikabira ridasinzira ishaka nicyo yakora buri ujyona amareta rimwe na rimwe ujyona ko ashaka gufata n'ibyemezo byo guca itabi bikanga wenda kubw'inyungu za politike na ekonomi sibyo ariko ubona ko itabi uretse no kumana no mu bakristo ni ikintu gihangayikishije iki leta none ariko ndi nagahinda kwitorero sha umuntu witiriwe izina ry'Imana w'umushumba ku kintu kibereye leta badeni kibereye leta umutwaro we akigezeho uriko Bibiliya reka nkubwire ro ku kijyanye na Bibiliya amakuru menshi nayo mudafite biriya bintu byose ubona muri Bibiliya ni byahishuwe
iyo hari ibyahishuwe runaka haba hari n'igice cy'ibyahishwe. ubwo hari ibitari bya dukwiye kwirinda. Hoya ibitari mukwiye kubyirinda mutanabizi. Byarahishwe uri kumva byarahishwe, ariko ibyo twahishuriwe birahagije ngo bituyobore guhinduka abakristo beza. Ntabwo ibyaha byose byanditswe, ntabwo ibyaha byose babyanditse. Kabiri, ushobora kudacirwa urubanza n'ijambo ry'Imana, ugacirwa urubanza na conscience. Conscience urayumva? N'umutima nama. N'umutima wa nama wawe ukakubwira ngo iki kintu nubwo kitanditse. Icyambere, itabi ryangiza ibihaha. Rero uramfashije reka twigishe n'abantu. Itabi ryangiza ibihaha. None sundi ugira ngo uyu munsi sinywa inzoga. Ngewe n'ugendera ku kintu cyo banga itabi. Uyu munsi sinywa inzoga. Kutanywa inzoga kwanjye, ikintu cyambere kintera kutanywa inzoga si uko Bibiliya ibimbuza cyangwa impana kutayinywa. Wumva impamvu bikema atanywa inzoga? Yego. Rwose bishimangire, I have no problem. Bikema atanywa inzoga cyane. Si uko Bibiliya itayimubuza. Si uko Bibiliya iyimbuza. Kunywa inzoga bigira ingaruka kuyinywa, ntibigira ingaruka kuri pasiteri cyangwa umusengana cyangwa umuturanye. Bigira wowe hingaruka n'urugo rwawe, kuko ushobora kuyinywa nabi igatuma ujya gukubita umugore n'abana utabibyukanye. Kubera ko ari vino ari n'umusemburo ushobora guhindura intekerezo zanjye ngatakaza normalite yuko ntekereza, bituma nyirinda. Noneho ngatabarwa nuko na Bibiliya ibincomekeramo ugasanga ntiyemera. Iyi itayemeye bigahura n'amahame nishyiriyeho. Ubuzima bwose budafite amaprincipe n'amahame bugenderaho burabiha. Abantu benshi bagakwiye gutinya ingaruka z'ibyaha kurusha kubitinyira aho basengera na societe. Rero niba leta irwana n'itabi n'abarinywa ngo bigabanuke kubera ingaruka biteza mu rubyiruko rw'igihugu igihe gisa nk'iki, hakaba hari umupasiteri we uza kudefanda icyo kintu. Uzi ikintu abakoze buriya? Abagambaniye umusaraba. Ibyo babyita kugambanira umusaraba. Niba uri pasiteri, ikintu twari tumutegerejeho kumwumvana si cyo kimuvuyemo. Dufite n'ikibazo gikomeye. Ubu ngubu bamwe mu bagakwiye kuruhura leta na za ribu, ahubwo byarangiye aribo bahindutse umutwaro wundi mushya wa ribu na leta. Batanze akazi kenshi katari gakenewe, kandi they could be the good partners of government, of ribu. None ubu barakira ugiye kunshakosa. Ubu ribu uyu munsi irakira kese y'abanyarumogi, bagakubitana na pasiteri uje kurega undi. Urumva agahinda k'itorero, ibintu byumva nk'ibibabaje nubwo turi guseka, ariko biteye agahinda. Leta iri kwakira abanywarumogi, irakira n'abagore batemye abagabo, sibyo? Aho ni muri ribu. Bari kwakira n'abicanye. Wumvise uriya mubyeyi warwanye n'umugabo nimba ari Kimisagara, umugabo ageraho yica umugore. None tekereza, sembivuge, urusengero rwari rukwiye kuba ruri kurwana n'uwo mukristo avuga ati please muhinduke abakristo beza, mwubake ingo nziza, urugo ni ijuru rito. Ibyo bakabibona mu rusengero bari kwigisha izo nyigisho kugira ngo bakureho ribu uwo mutwaro wo kuzakira iyo case. None ibyo binaniye abashumba bamwe na bamwe, aho kugira ngo bagabanirize leta imitwaro, ahubwo nabo bahindutse imitwaro ya leta yiyongera kwihari. Bikemu n'ibintu nashaka kukubaza. Dusoze noneho. Oya. Nibwo tugiye gutangira. Oya, ndi kwivuga. Nibwo tugiye gutangira. Yego, come on. Umunsi wari witaba ribu na rimwe. Ribu haryihamagara ute? Kwitaba ribu si icyaha. Kwitaba ribu si icyaha. Ahubwo mpumurize n'abantu. Hari umuntu rwose ushobora kubona telefone ya ribu. Na hano arahicaye nubwo ntamutangaje. Hari umuntu ushobora kubona telefone ya ribu. Iba nagati noneho mana yanjye.
sezera umugaragu wawe ndumva igihe cyo gutaha kigeze. Hoya ribu ikora akazi kayo neza uko igomba kugakora. Uyu munsi bashobora guhamagara bikemu bamubaza ibyo bambonyeho bitagenda neza kugira ngo bagenze icyaha. Bashobora kumpamagara banshakaho amakuru y'inkuru nasohoye kugira ngo mbavire muzi n'umuzisuruse y'ayo makuru nyabaye. Bashobora kumpamagara bankonsirita. Rero ribu igira impamvu nyinshi ihamagara. Cyakora muri izo nguni zose nta namwe irampamagara. Sawa cyane. Yeah. Ariko niba mpamagara nzitaba. Uzitaba. Rwose. Nyuma y'iki kiganiro baguhamagaye wakitaba. Narara ahubwo mbitabye. Sinanabatinza ngo baze kundeba. Kuko nzi ko nta kibibahamagara. Uyu munsi tugenda tubona inkuru z'abantu cyangwa se n'abapasiteri bakaza kuri social media. Yego. Kumva mwaravuze mvuye kwitaba. Ese nura muntu watangaje biriya bintu n'umupasiteri? Birarumaze kumbwira. Ubwo abakristo ayobora bameze niba pasiteri waba ari G kuriya. Ubwo abakristo ayobora uzi mpamvu ituma umupasiteri ashobora kwigisha inyigisho nk'iriya no kugira ngo yigwiriza abamukurikira kuko urubyiruko rukeneye abashumba. Voilà, urakoze cyane. Rukeneye umuntu bagira free ubaha freedom nyinshi wabwira ati nabonye yavuze ngo kujya abakobwa gusohoka ngo abana banyu mumareke bagiye ku beach. Hoya kujya kuri dufite ikibazo kindi icyangije gospel. Ikibazo cya low mentality. None se ubundi ibintu byose bituruka ku ngaruka bishobora kuzana. Ibintu byose bituruka ku ngaruka bishobora kuzana. Ntabwo kujya kuri beach nanjye se mbibona mu kibazo. Utubyiniro bo mu rusengero. Uyu munsi uri umubyeyi ukumva urusengero urimo umushumba ari kuvuga ati mujye mureka abana banyu bajye mu tubyiniro. Kuya nshobora kutemerera umwana wanjye wajya mu kabyiniro akabyiniro muri boîte. Hoya ariko ndeba ibikorerwamo. Hoya nigeze najyayo buretse ntuzi ko ntajya njya ruswa. Nigeze ngiye kureba nigeze narumvaga ati muri boîte haba hahiye ariko ibyo ni ibintu ibyo ni ibintu nararebye ko narungurutse. Mbo hashize nk'imyaka nabikoze nko ku myaka nka 15. Urumva hatambutsemo imyaka myinshi cyane. Nagize amatsiko ndavuga ati niki nakora ngo curiosité yanjye biramporte. Ndavuga ati none ndashaka kujya kureba muri boîte ukuntu haba hameze. Njya mu ndagasore ndarusha wumve nyine ahantu ibyo nabarabutswe nararungurutse sinarebye. Rero ndi umukristo nta mwana wanjye unkomoka mu rubyaro rwanjye rwonsa amashereka ya Yesu nakwemerera cyangwa naha freedom yo kujya hariya ahantu kuko uramutse ugiye ukaba uri ku rwego rw'uko ujyayo ukavana y'abariyo. Très bien. Ariko ko nahabonye abo bagukuriye uri bo bagukura muri Yesu. Rero haramutse hari umupasiteri weza ibyo bintu abari politique abari gukoresha kugira ngo arebe ko abantu bose bo muri iyi generation b'abanyantege nka we bamuyoboka kugira ngo yigwiza bamukurikira kuko agira facilitation de péché. Afite ukuntu yoroshya ibyaha kavuga ati rwose niba uri umukobwa iyambarira uko ishaka agakiza ni mu mutima se ku myambaro timujye mwiyambara uko ushaka abana banjye urubyiruko. Ariko nyine nta gishya bambaye ishusho yo kwera ariko biyekana imbaraga zo kwera. Icya kabiri mu bihe nk'ibi abagore 7 ngo bazemera kwitirirwa umugabo umwe ndetse bemere no kwitunga. Nibyo byose babiri gusohora. Icyo ni igihombo cy'itorero. Ntibisekeje birababaje. Nani mo mvuga nti hano umupasiteri avuze atavuye muri ribu. Avuye muri ribu. Sibwo navugaga. Niyo wavugaga rwose. Avuga ati mvuye muri ribu. Avuye muri ribu se kubafasha basi ati ku manza mwakiriwe mu Kristo wacu tuje kumusabira imbabazi basi. Yarezwe ugasanga yarezwe yego mu buryo bukomeye n'umuntu
nawe atari umuturage wenda uburyo kera boneshaga Yego. bajya konesha bakajya kukurega yego ugasangarizwe n'undi mupasiteri mugenzi we yego ibi bintu bireze pardon n'undi pasiteri areze si n'umukristo areze pasiteri mugenzi we ku bibazo bafitanye kandi ubwo nabyo wasanga bishingiye ku murimo w'Imana bishingiye ku murimo w'Imana cyangwa kucitirirwa umurimo w'Imana kitari cyo komeza kesi yari imeze nkubaze nk'iki kintu wenda sinshaka kugira ngo mvuge kesi byaragaragaye ariko hano n'ubundi ntabwo haza amakese mugani mwitagazamakuru ntabwo haza amakuru haza amakuru ahubwo mpa amakuru twumve duhugure ibyo bintu ku ruhande rwawe nkiyumvishe pasiteri yarize undi pasiteri ubifata gute kuri wowe cyangwa nk'ibigaragara wenda reka tubijyanire rimwe kugira ngo uze kubisobanukirwa neza ndavuga ibyaje kuri media simvuga ibitaraje do hano reka maze mbwire principe yanjye iyo ngiye kuvuga ku muntu hano kuri televiziyo njyewe nkunda kuvuga abantu cyane cyane babanje kwivuga bakamenya icyo kuvuga cyane nta muntu ndasanga ini box niyo nabanza amakosa ye njya kumugurira mu gikari ariko uwishyize hanze kuri televiziyo tumuhugurira kuri televiziyo niyo mpamvu ngiye kuvuga amazina yabo niyo mpamvu kuko aho kuri gutinda pasiteri witwa Claude Past.Claude naho mwumvise bavuga ngo si pasiteri ngo ntakiri pasiteri ngo Imana ifite piyese turamusuhuje Imana ifite piyese n'ibindi witwa AP.Yongwe Yongwe idigire mini digi idig mini digi kora ni none ha gukira ni none ha gutura ni none ha no kubohoka ni none nawe turamusuhuje Yongwe yagaragaye kuri kamera zitari imwe zitari ebyiri avuga ko yajyanywe muri RIB yarezwe n'uwitwa uyu pasiteri Niyonzima Claude Claude akavuga ko yareze Yongwe kuko yamurengereye akamuvugaho Yongwe yavugaga ko ari amakosa Claude akora nyamara Claude akavuga uti kura n'ukurengera no kunsebya bikem uri umuntu uba kuri social media uri umuntu ubona ibintu byose amakuru agendanye na gospel ubu yareba rwose ukora neza ubumureba ukora nabi nawe ubumureba wishingiye ku buryo wowe ubonamo ibintu niyo mpamvu twagushatse kugira ngo tuganirize kandi wenda ubashe kudusobanurira biriya bintu bibonye gute first of all urakoze cyane uko tunabibonye igihugu n'itorero byagushije ishyano wumvise ni igihombo ku gihugu ni n'igihombo ku itorero one ubundi kuva no mu bihe bya kera by'abatubanjirije tutarabaho hari ibintu nka 4 cyangwa 3 I think ibyuzuzanyaga neza igihugu kikagira amahoro n'umutekano kubera ko izo nzego zakoranye neza abami batambyi n'abahanuzi si ibyo harya abami abatambyi n'abahanuzi ni inzego Imana yari yashimye ko zigomba guhuza zigakorana neza kandi buri rwego rukaba neza mu nshingano ubwami bufite umushumba n'umuhanuzi bwabaga buriho neza nta n'ikibazo cyabagamo kuko umuhanuzi aragenda ko bati mwami mwitegure ingabo z'Isiriya zirenda gutera umuhanuzi yabibonye yego mube maso nibatakira hamuzaca urumva ukuntu bafashaga igihugu yego none ubu itorero n'igihugu byagushije ishyano niba hari ahantu umuntu akwiye kugera arushye yahagiye nk'imparakazi akavuga ngo awi ni imbere y'umushumba ubundi guhura n'umuntu witiriwe izina ry'Imana koko ari we wanyawe uba wumva ibibazo byawe byose nyine birangiye kubera ko uhuye n'umuntu w'iki w'Imana sha
uzi intama yari yatanye iyikubitanye n'umushumba wayo mu gihuru ikamurabukwa, iravuga ngo arankuraho nari ndorongotanye ansubize mu rwuri rw'izindi ntama. None kandi ugiye kuvuga abanza ariwe ngiye kukabwira. Yesu yategetse ko umushumba mwiza arubona intama yavunitse yagiye yavuye mu rwuri ikayigarura agata 99. Ubundi iyo ni karagiteri y'umushumba mwiza according to Jesus. None ubu tugeze muri generation dufitemo bamwe mu bashumba abona intama imwe yavunitse yagize ute icumbagira igiye ivuye mu zindi, aho kugira ngo ayigarure ahubwo akavuna n'ukundi kuguru kuzima kwari gusigaye. Atese urugero bigenda bite kugira ngo umushumba ati intama afate intama yavunitse ayivune no kundi kandi yitwa umushumba wayo pasiteri urabukwa intege nke z'umukristo weho gake gusa ugira uzibonaho aho kugira ngo amuhamagare mu biro ngo bicare baganire, ahubwo akandikira bikema ati ufite mikoro ibi ngibi ndabigeneraliza simbivuga ku bwa Yongwe gusa na Past.Claude, ahubwo ni message no butumwa ndi gutanga. Pastor ugize chance, ugize iki chance yo kubona intama icumbagira, yaragize amahirwe Yesu yaramutungira urutoki hari umurimo, none aho kugira ngo akeberereze ajya guhiga ukuntu ayigarura itarangiza n'izindi nzima, ahubwo ukamubona ari gusimbura na televiziyo yaka mikoro avuga ngo iriya ntama ntikagaruke. Ni nka cyabari kuvuga nikomeze itorongere avuna ukuguru kuzima kwari gusigaye nkaho yayigaruye muri 99. Come on, kangaruka ku kibazo cyawe. Ntabwo nanejejwe nuko Pastor Claude na Yongwe bahuriye muri ribu batagiye kugira kubafasha ibyo bafasha ribu nk'abakozi b'Imana. None se kanguha urugero, njyewe nkunda kubakiriya mu biganiro byanjye kandi nishaka muri iki kiganiro ndahamagara umwe mwaba bapasiteri tuganire nk'umukristo n'umushumba, numve ko nta avi yabigiraho yo kwishinja intege nke muri we z'ibyo bintu. Ndaguha urugero, nibyo ndi kukubwira. Nako si n'urugero ahubwo ni realite. Uri pasiteri hariya hari na ribu, amatorero n'amadini bakwiye guhinduka abafatanyabikorwa beza ba leta mu gukumira ibyaha mu baturage, kuko tutwigisha abantu kureka ibyaha. Igihe cyose umushumba ahuye n'undi mushumba mu nzego z'ubutegetsi kubera ko bananiwe guhuza, abakristo babo bazahuza ute? Hari umukristo usengera kwa Bishop Bikemu n'urugero bafasha ari gusambana cyangwa ari kuviyora umwana w'imyaka 16 none akubitaniyo n'umushumba muri biro ya ribu nawe uje gusobanura isebanya yakuze, kandi uwo mupasiteri afite inshingano zo kwigisha abakristo kuva mu byaha no kureka ingeso zidatunganye kugira ngo ribu yoroherwe. None abagafashije ribu gukemura ibibazo ahubwo bahindutse umutwaro kuri ribu. Akorero nagahinda k'itorero n'igihugu, niko nakubwiye. Wari umaze kunyemera muga twenda uri buze kuza umwe uretse kumuhamagara mbaza nahamagara
kuri izi case kuri ibi ngibi twabonye wenda kuri aba bantu kuri Claude ndetse na Yongwe yego bakwiye kuba binenga nicyo cyambere ariko bari no kwinenga nabonye Yongwe ari gusaba imbabazi impamvu yazisabye ni itegeko ni itegeko ubwo ko yatanze n'amafaranga kuko hari aho nigeze byumva simbizi aho nta makuru mafite sinshaka no kwasesengura cyane ariko amafaranga asahesha imbabazi bibaho urumva turi kuvuga ukuri hano iyi cyane tubambe ariya ngo zibambwa habona ngo zibambwa habona ari gusaba imbabazi atigeze agambirira kuba yasaba ibi byose ni n'ingaruka ku butumwa bwiza reka nkubaze bikemo uruvuze uti umuntu aboye cyangwa se pasiteri abonye umukristo bigenze gutya na gutya kuki uyu munsi tubona itorero runaka ryafashe umukristo waryo rikamutenga kubera iki ibyo bibaho kandi wowe usa nkaho ibyo ngibyo uri kubirwanya kuki umukristo ntago we bamuteza avuga ati runaka twamufatiye mu busambanyi urugero bikemo niba wasambanye itorero sengera muri zatangaza musenya ati bikemo twamufatanye n'umuntu bikema atenze kuki babitangaza iyo okay kandi wenda icyambere ugomba kubaho ko muri ubu buzima tomo bwa gikristo harimo ibintu bibiri ugomba kubanza kumenya wenda bankurikiye barabyumva cyane harimo igice cya doctrine harimo n'igice cya discipline buri muntu wese agira discipline yahaye doctrine ye ndavuga ubwo tukinjiye bijyanye n'amatorero discipline ntizihesha ubugingo umuntu aheshwa ubugingo nuko yemera nuko yubahiriza ibyo yemera ubwo ni doctrine hari amadini n'amatorero agira discipline yo guhagarika abakoze ibyaha bamenyekanye kubw'impamvu zitandukanye wenda mboka reka kagengira izo ntangane mperi aho nsengera kuko ndi umukristo mperi aho nsengera mpamvu ya mbere yo gutangaza umukristo waguye mu cyaha agafatwa nyine ubundi kujya gutangaza umukristo waguye mu cyaha agafatwa icyambere ntabwo umukristo aba afashwe rimwe ariko bigomba kuba bishingiye no ku ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ikivuga isobanura ko mwene so waguye mu cyaha yegerwa n'abatambyi bakamugenderera bakamuganiriza ayo ni amahirwe ya mbere abahawe inshuro ya kabiri yakongera urumva ukuntu biri mu negosiya bakamushyira mu nteko rusange y'abatambyi n'abandi bari hafi y'itorero bakamuhugura inshuro ya gatatu urumva ko uwo muntu nawe mu by'ukuri aba ari hatari inshuro ya gatatu bamushyira imbere y'abakristo bamutenga batamuciye nubwo ari amadini abikora nabi akagutenga naguca aba ari nko kumera gufata ya ntama twavuze ukayibwira ati komeza ururongotane ntukagaruke mu rwuri ukundi ayo ni amakosa ku itorero ryakora ibyo bintu bamushyira hanze y'itorero gato kugira ngo bamuhe umwanya wo kubanza kwitekerezaho kugira ngo intege nke ze zidakomeza kubikwa nk'ibanga kangiza izindi ntama iyo niyo discipline ibatera gukora kugeza ahantu rero nshaka intege nke z'umuntu hari igihe biba ngombwa ko zitangazwa ku bw'inyungu rusange ku bw'inyungu rusange hari ingeso ufite nkabona ko uri gushaka kugusha abantu ingeso yanze gukira bike mu gihe naze nkabitangaza ingeso yanze gukira ariko nabwo bonatse gato aho ni kwinyinjiza kandi kukumva si umuntu wese wo gutangaza ibyo bintu nako banza ukamenya kuko mu by'ubu bwami bw'Imana iyo wihaye damuru iyo wihaye kurwanisha kutemerewe riguhindukira amakuba ngurugero ruto cyane nkunda kurutanga rwose iyo ngeze ku icyo kintu cy'ishyaka hari umugabo bita Uza umunsi umwe ku irembo ryiwe hatambutse isanduku y'isezerano abantu bayihetse bananiwe bagize ute bananiwe iyo sanduku yari iri mu Imana noneho Uza
agira icyifuzo kitari kibi, come on, cyo kuvuga ngo please Imana yacu ntigire gute ntigwi, Imana ihita imutsindaho, ahita agira ute, ndabyo nawe nkumvishe ko hari ubwoko bw'inkuru watangaza ukagwaho ukagwa kw'iyo nkuru, ubwo turi mu rusengero cyane cyane, ribi gahita imanuka n'amapingu ugahita rwose ushobora nko kuza ukavuga ngo nsanze reka dufate wenda hari umupapa bita Israheli aryamanye na Emerita umugore we, sibyo, cyangwa aryamanye n'umugore utari we Pritone, ibyo biryoshye kubisobanura kubyumvikanisha. Noneho kubera ko Damurungu ari umukameramani wabigize iki umwuga, agafata iyo kamera ati oh please uru rugo murebe ibintu barimo, oh sava bari mu cyaha nibyo, ariko ukoze akazi katakureba. Hari inzego zari zishinzwe gutanga ayo makuru zikaza zigaragaza n'ibimenyetso, wowe wagombaga kuduha amakuru ariko ugahisha ibimenyetso, ugahisha iki? Ubwana duhuguriramo n'abanyamakuru inkuru zose, si byiza gutanga ibimenyetso byazo utabisabwe utabisabwe ushingiye kuri biriya bya Claude na Yongwe. Yego, ikosa Yongwe yakoze nuko Yongwe yaba yaratangaje ibintu kuri Claude kandi we natabifite uburenganzira, aravuga ati ngenda ubundi Claude uri petit, no mu biganiro yagiye bivuga ati uri petit. Yego, ni petit se mu byuru uyu murimo w'Imana cyangwa mu by'ubuzima busanzwe n'ubutunzi. Sebizi baho yabonye ari petit, sinzi ko umunsi yakongera afite uko amukompara. Claude se sinabonye hari ari kwerekanira niba riranga muntu ati ngiye Yongwe ntabwo nduta, agiye ari kumwe n'abana harya no kuri televiziyo. Urumva no kuvuga ibyo bintu baba bari guha amakuru societe amakuru atatureba, kumenya imyaka Yongwe arusha Claude nta mukristo byatuma ahembuka mu by'ubu bugingo cyangwa utarukijwe akizwe. Nakubwiye ngo kumva pasiteri yagiranye ikibazo na mugenzi we kugeza ku rwego bajya muri RIB, hari aho bakwiye kwiyungira nk'abana b'Imana mu gikari cy'Imana bakajyayo bikarangira. Kumva pasiteri wagakwiye korohereza RIB imitwaro ari we wongerera RIB umutwaro, nagahinda ku gihugu no ku idini ariko reka nkubaze no kwitorero, wenda kugira ngo tuze kubyihutisha cyane kuri aba babiri bombi cyase uwajyanye si aba babiri bonyine tuvuga kuko biba henshi cyane hagiye hatandukanye. Yego, no kugira ngo bo tubifashishe nko mu buryo bwo gutanga inyigisho. Ari uyu nguyu wavuze ibi bintu n'uwamujyanye muri RIB akamurega, buri mubi cyane ninde? Umubini wazanye inkuru ituma RIB ibaho, pardon, ikintu cyose kigira gitera, uri kumva umubi ni wabanje gukereye inkuru ituma RIB izakenerwamo, kuko uyu nguyu yabikoze ku bw'agahinda kandi wagiye muri RIB yashaka nemeranye nawe aho ngaho buretse gatoya, uwagiye muri RIB yaragiye kurekera mu burenganzira bwe, nubwo hari igice kimwe cy'ubutumwa bivangira cyangwa bitesha agaciro, ntabwo nahibagiye humura, sibyo, nubwo hari igice kimwe cy'ubutumwa bitesha agaciro kumva ko pasiteri agiye kurega undi, ariko why not utatikeza ko baniyungiye ni box bikanga, ashobora kuba yaramusabye ati waretse tugagarika bino biganiro byo guhangana, for example byo guhangana bigusererezanya gutukana, undi none agakomeza akabikora. Ni urugero ndi gutanga, ntabwo nigeze ngana na Claude ngo numve ukuntu byagenze kugira ngo ajye muri RIB kurega. Wabona ari Yoshua yari asigaranye yonyine yo kugira ngo inkuru zimusebye zigabanuke akayikoresha, nubwo uburyo yakoreshejwe butukisha ubutumwa. Gute bitukisha ubutumwa rusaza? Icyambere iyo umuntu yemere ubundi ikibazo gikomeye kiri gutuma mvuga kwa aba bagabo no kubera amazina bitwa intumwa y'Imana n'umushumba. Iki cyonyine nicyo kiri gutuma bavuga, kuko ubundi nagakwiye kubavuga banyishyuye ya publicity, kuko turi kurebwa n'abantu benshi, ariko kubw'amatitire bambaye titire pastoral, titire zihesha umugisha,
byonyine kumva uri umukristo kumva ngo umushumba wanjye bamureze yagiye kwisobanura impamvu atukana agira ute asebanye ni ikimwaro ku itorero. Yaba hari uburyo ibi bintu byari gukemuka bitamenyekanye byari byo beta dani kujya kubidekarara ahantu nka hariya. Ikindi ribi ifata amadini nk'abafatanyabikorwa beza bakwiye kuba bayorohereza umutwaro no kwigisha abantu kutanywa inzoga, kudatukana, kudasebanya, kutagura urumogi kugira ngo amakese ribu yakira. Ikizerekana ribu kwiri gukora neza ntabwo ari uko babona abanyabyaha benshi bakira, ahubwo nuko haboneka amahoro menshi aturutse mu isoko twe tutazi tutanareba. Ariko niba umuntu afatwa nk'umufatanyabikorwa mwiza wa leta ubwo agahinduka umutwaro kuri leta, ni ishyano ku gihugu no kwitora. Niko nakubwiye. Erega n'aba bapasiteri bahamagaye ukuri bakukubwira babaye bavugisha ukuri yakubwira intege nke. Duhamagare Claude wumve ko ashobora kwemera ko wenda ari intege nke, n'ukuri wenda twumve ko byahuza. Ariko ntabwo byari bikwiye ko nk'umushumba ajyana undi muri ribu. Mbese Yesu bamuvuze gake, abantu bavuga ngo Yesu yavuzwe gake. Yo yaravuzwe cyane. Nesi ari kuyivugiraho. Allo mushumba. Muraho Dukorera. Umeze ute? Ndaho ndashima Imana. Harya abashumba bo ntibemereye guha abakristo ituro. Abakristo barabaremera, ntabwo abakristo bari gutura ahubwo bararemera. Neze kutabundemera nk'umukristo mwiza. Kebra neze zose urumwana mwiza. Niko amakuru se. Amakuru ni meza babwe. Ndimo ndakuganiraho. Turi mu nsanganyamatsiko ikureba cyane. Itarimo amatiku ari. Oya amatiku se ngewe nahamagariwe amatiku kugira ngo hari umunyamakuru akubwira ati ni muntu uje birabigize ugashuka kari amatiku yapangiye. Turimo turakora ikiganiro kireba abanyarwanda bose en general. Ariko wari umwana wo mu gitambi, wari umwana wo mu batambi, nanezejwe n'indirimbo z'ubundi mwatsoye nk'umuryango wa nyakwigendera Reverandi Zamakana Igihugu. Iyo ndirimbo yanejeje umutima wanjye kandi mu by'ukuri ni nziza pe. Mwese nababonyemo n'abayoweri Musengere n'abashiki bawe nambutse narababonye. Uriya ndirimbo zizacurangwa. Mbere na mbere ntangiye ngushimira. Urakoze cyane. Ejo bundi hari ikiganiro cyawe narebye kuri Baraka TV urimo urabwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Ndavuga atari ku bundi abapasiteri bagiye bakora gutyo uyu murimo w'Imana koko. Batagiye mu nkuru zo guhangana n'amatiku. Numvise binkoze ku mutima cyane. Imana imuhe umugisha. Rwose ufatire hariya. Hariya niho nahoze n'ubundi, ahubwo no kwiyo mihanda yanyu yaku. Iyo mudutunze kamera wagira ngo hari uburozi butataye. Damuru rero nabayizaye nukureba niba nta birozi baba bitwaje. Damuru turi kumwe mu kiganiro na Izayi kuri Bishop Gafaranga. Izayi Iyobokamana TV. Na Izayi kuri Fine FM no kuri Go 24. Komuri benshi. Nguhamagaye rero kubera icyo nshaka ko tuganira nko mu minota mike dufite. Yego. Turimo turakora ikiganiro turebera hamwe ngo gifite insanganyamatsiko ngo abagombaga korohereza ribu cyangwa leta akazi bari kuyibera umutwaro. Twagihereye ku bibazo wagiranye kuri social media na Past.Yongwe. Yego. Abanyamakuru bari bambajije ngo ariko se ko kubundi birakwiye ko pasiteri ajyana mugenzi we muri ribu. Ribu ifatwa nk'ikigo gishinzwe kugenza ibyaha. Yego. Mu rwego rw'igihugu kandi umunyarwanda wese ribu iramureba yaba asenga atanasenga. Kandi amadini n'umufatanyabikorwa mwiza wa leta igihe yakoze neza inshingano zabo. Cyane. Noneho iyo tubonye umupasiteri ajyanye undi muri ribu tubifata nk'aho babafatanyabikorwa beza ba leta bahindutse ahubwo umutwaro kuri leta. Kuko batari kuyorohereza.
yego bo kubera ko nzi ngewe ukunda kuganira kandi ukaganira mu kuri navuze ngo ndaguhamagara ntiriwe mpamagara n'undi uwo ari we wese wowe nyir'ubwite kuko wowe na Yongwe kubasanga muri ribu mwagiye kuregana muri abashumba ku byo mutumvikanyeho ni ukuri byagaragaye nk'ikimwaro ku itorero ry'Imana muri rusange. Ndavuga ngo wowe nyuma haba kujya muri ribu na nyuma yo kuvayo ufite iyihe imaje cyangwa analize nimba warabitekerejeho? Ntabwo utekereza ko ibi bintu byaba bifite ingaruka ku butumwa muvuga no ku gihugu? ariyo ngo uri kumwe n'ibinyamakuru bingahe? Ni bine. Harimo Evangélisez le Monde. Yego. Baza dusuhuze CEO wa Evangélisez le Monde mu Faransa. Cyane rwose. Nyuma na Vice CEO mu Rwanda bikeme nawe haga umugisha. Amen. Dusuhuze ubwo abakunzi b'Iyobokamana TV. Cyane. n'Iyobokamana News. Ubonye we yaratangiye kwandika Iyobokamana News. Afite website yitwa iyobokamana.rwa. Narabibonye rwose umwana urimo agenda waguka mu Iyobokamana TV no muri Iyobokamana.rwa. Hajya na Bishop Gatoranga official ni official TV. Ni nayo ni TV. Okay, hanyuma ku kibazo warubajije rero. Yes, mushumba. Bibiliya iravuga ngo mbese imanza zituruka he mu nzu y'Imana? Yego. Kuki imanza ziba mu nzu y'Imana? Yego. Hajya buriya Pawulo yaranditse mu gitabo cy'Abaroma 13 ihereye ku murongo wa mbere ngo mu byo kugandukira abatware. Uko ni ukuri. Akavuga ngo nta mutware utwara inkota ubusa. Yego. Akavuga ngo akongera akatubwira ngo iyo ku murongo wa 4 haravuga ngo mbese urashaka kudatinya umutware, kora ibyiza. Yego. Urashaka gutinya umutware, utinya umutware nukora nabi. C'est ça. Tware kora ibyiza. Yego. Ku murongo wa 5 akavuga ngo kuko n'abari abakozi b'Imana. Voilà. Bibiliya abayobozi ba leta ibita abakozi b'Imana. Yego. Abayobozi b'inzego bwite za leta. Abami. Rero iyo umuntu yageze mu rwego rutuma abasha kujya mu isura ye mu bakabaye bamubera ngo yakabaye abera icyitegererezo. Kuko biravuga ngo mbese nimuzi ko tuzacira imanza ab'isi. Yego. Niba rero ab'isi batangiye kuducira imanza, ahubwo ariko twakabaye tubatira imanza cyangwa se tukabereka ko umuyoboro turimo ari wo muyoboro mwiza bakaba bagawukurikirana. Nanjye nemeza ko ibyo bintu atari byiza. Uko ni ukuri. Yesu yavuze muri Matayo avuga ngo niba ufite icyo upfa n'ukurega mwikiranure atarakugeza imbere y'umusirikare, umusirikare akaguha umucamanza akakugeza mu nzu y'imbohe. Ayo ni amagambo Yesu yavuze. Yesu yarazi yuko hari abantu bazahemukira abandi. Yesu yarazi ko hari abantu b'abafungamutwe babaho batajya bemera, urabyumva neza, batazi guca bugufi imbere y'uko batishwa bugufi n'inyuguti. Rero warumbaza uti ni iki cyatumye mujya muri ribu? Yewe Yongwe nemera nk'umukozi w'Imana, muzi kera nk'umukozi w'Imana. Ibyatumye tujya muri ribu niyo byatumye ntabibona nk'umukozi w'Imana bw'uwo munsi bwo muri icyo gihe. Uko ibyo yankoreye, ibyo yamvuzeho ntabwo yagombaga kuba ingingo y'125 bare 68 itegeko rya code penal ryo mu wa 2018 bivuga ku bijyanye no gutangaza ku bijyanye no gusebanya no gukoresha ibikangisho by'isebanya no gutangaza inkuru yaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Yego. Rero ihanwa n'ingingo ni ukuvuga ngo igihano cyayo iyo ari ugusebanya gusa ni
kiva ku mwaka umwe kitarengeje imyaka 2. yego uzi n'amategeko pe. Ihazabu iva ku bihumbi 100 bitarenze ibihumbi 300. yego none iyo hakoreshejwe ibikangisho mu gukora icyo gikorwa ihazabu iva kuri miliyoni itarenze miliyoni 2. yego igifungo kiva ku myaka 3 kitarengeje imyaka 5. rwose rero navuga ngo Apotre Yongwe nawe nibwira ko umuzi naradukurikirana abamuzi bamuzi nk'umukozi w'Imana. uyu munsi wa none akorera Imana icyo akora amagambo yatuma umuntu agira ishusho atakaba yagira niyo magambo atari meza. yego twese turavuga nanjye naravuze nanjye harabo navuzeho ariko njye navuze ngo mbere y'igihe umuntu wese navuzeho musabye imbabazi. yego urabyumva dukemo n'abandi badukurikirana abanyamakuru bagenzi bawe cyane rwose warazisabye. rero duhereye mu itangiro nusoma itangiro kuri ya rupapuro rubanza rw'Itonga rw'iki gihe yakeneye ijambo ry'Imana. hari Niyonzima-Claude yego hakaba na Past.Claude gusa abantu babiri. Niyonzima-Claude na Past.Claude. Niyonzima-Claude yakora ibintu nka Niyonzima-Claude. yego ariko iyo hajemo ngo Past.Claude c'est ça hari ibimusaba discipline. nanjye ubu niyo mpamvu ndi kuvugana na Past.Claude. wabyumvise dikemo yego discipline avuga ngo Niyonzima iravuga ngo Past.Claude so kugenda ryandagura mu muhanda ibidiya n'amandazi n'ibigori. wabyumvise cyane. Past.Claude so kwicara mu kabari ngo agende yitare agire gute ashimashimane n'abakobwa. rwose uwo si Past.Claude waba uri kubikora. uwo ni Past.Claude ndimo ndakubwira. ubwo icyo gihe aba yabaye Niyonzima. Past.Claude cyangwa Apotre kanaka cyangwa Bishop runaka umuvugabutumwa runaka umuhanuzi runaka. discipline yamubwira ngo ariko ntuza aho wavuye. kuki utibuka aho wavuye ko warabasezereye ahandi kuki ushaka gusubirayo. yego iyo ni discipline imwibutsa ikamubwira. yego iyo discipline rero yitwa pastor yitwa Apotre yitwa Bishop yitwa umuhanuzi. nanjye niho njya ntinda mu biganiro byanjye amatitre. iyo discipline ya Apotre iyo discipline y'umuhanuzi iyo discipline y'umushumba iyo discipline y'umubwirizabutumwa iyo discipline y'umwigisha mu by'ijambo iravuga ngo wibuke iyo discipline y'umukozi wa leta mu ntebe ya leta. ibwira umukozi wa leta iyo discipline ngo kurya ruswa n'icyaha harwa n'itegeko nshinga. rwose ibwira iyo discipline ibwira umukozi wa leta cyangwa n'undi muntu wari wese ngo ruswa n'icyaha ni ugusuzuguza igihugu n'umukuru w'igihugu wasabye icyo cyifuzo mu itegeko nshinga uhagaze ku itegeko nshinga akaririnda ko kurya ruswa ari icyaha no kwakira ruswa ari icyaha mu Rwanda. yego gutanga ruswa no kwakira uko ni ukuri. iyo discipline iratubwira ngo turi bande ndinde ndavaho ndajya hehe. yego iyo rero niyo none iyo tugeze imbere y'iyo niba uvuga baratubaza ngo ariko uri Apotre uri pastor uri yitwa nde. nashakaga kuzaza gusengera iwawe ariko ndabona none ibyo nakabanza gusengera iwawe ndabona nkurusha kurinda ijambo ry'Imana kuko njye nzi itegeko ry'Abanyarwanda nkanabyubahiriza kandi itegeko ubwabo uzareba itegeko nshinga icyo rivuga n'icyo ribivuga. yego icyo kintu wacyumvise dukemo n'abadukurikirana bose. yego rero twari tuzi ko ari mwebwe mugomba kudufasha kurwanya ibyaha none ni mwebwe muzana ibyaha ubwanyu. nyine ni nka kwa kundi ubwo ngubwo icyo gihe igihugu n'itorero riba bimeze nk'aho bipfushije. sasa rero dukemo ku byo Apotre Yongwe yari yatangaje mu binyamakuru nawe ubwe nicyo cyatumye ngira narasabye ko twakwicara sinamubona nawe ukumuzi Apotre Yongwe nawe ukumuzi nawe uramuzi mbese. waramwaprocinze ngo mubirangize ni bogise uramubura. naranditse namwanditse n'icyanditse kivuga ngo nimuconcomerana ntimukamarane. urabyumva neza. mutumyeho n'ibyanditswe uramubura ati reka njye kimihurura.
ariko mu by'ukuri mwemeye nk'umukozi w'Imana ahubwo nifuza ko umurongo mugari uyu munsi wa none wakaba imbazo ati nyuma y'uko muvuye muri ibu n'uwuhe murongo mugari muhereza isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Aho ngaho niho nashakaga kumenya, nashakaga kubanza kumenya se ibintu mwakoze mwumva hari aho bibacira urubanza namwe nk'abashumba? Nta bukiranutsi bifite. Yego, urabyumva neza cyane rwose. Icyakoze nyuma y'uko mbonye ko ntashoboye kugonda Yongwe, ntashoboye kuba namucisha bugufi, yavuye ngo inyuguti iricisha ariko umwuka atanga ubugingo. Urumva byabaye ngombwa ko nyoboka inyuguti, iby'umwuka nabonaga bitagishobotse muri ako kanya kuko sinari kumubona. Yego, rero ariko ndashima Imana ko byagenze neza, yaje kwitaba yaritabye, kandi arababwira ati jyewe nitwa Apotre Yongwe ayidigiri mini dig, ati nimusubiyemo ayidigiri mini dig. yaravuze ati nimusubiyemo ayidigiri mini, ayidigiri mini dig bisobanura iki mu rurimi rwa hehe? Ayidigiri mini dig ni ururimi rwo mu ijuru, nicyo gihe ugomba kurumenya n'Imana yari umushuri. Akarubwira abo mu isi se. Ubwo rero n'ababwira ayidigiri mini dig ntimuzirirwe muyibaza kuko nabiduza ayidigiri mini dig. Yego, yarababwiye ngo ayidigiri mini dig. yego. So rero niyo koko yasabye imbabazi, nyuma yaho yemera icyaha gisabira imbabazi. Kandi nanjye kuko Yesu ni umunyambabazi, Yesu yambabariye ibyaha byinshi bitandukanye. Uhereye mu kuvuka kwanjye kugeza umunsi wa none, iyo saa yaravuze ngo mu byaha niho mama yabyariye. Aravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku musatsi wo ku mutwe nta hazima hahari. Rwose. Rero ishingiye kuri ibyo byose bikene, ndumva rwose umukozi w'Imana Apotre Yongwe yaranditse asaba imbabazi, avuga ko yakoze ibyaha aranabisobanura mu nyandiko. Kandi nanjye nemera ko izo mbabazi zitanze zivuye ku mutima zidafite uburyarya. Ubega waramubabariye cyane rwose, kandi twese dusohoka tunezerewe. Umugabo ntanga ni Bishop Umugisha Faustin wa Bethlehem Miracle Church Nyamirambo, niwe wari uturi hagati. Nibyo. Urumva rero Apotre Yongwe narambe atera imbere aharonke kandi azagire kure, ariko umuvuno nifuza intego ni uko twese dusubira ku isoko y'ijambo, uko twasanze amagambo nta musaruro, ntabwo abanyamagambo Petero n'azabakingurira mu ijuru. Yego, wabyumvise? yego, utanze n'ubutumwa. Ariko uvuga ijambo we Petero azamukingurira. Yego, kuko azaba yarabwirije ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. uko nukurerega ni nayo misiyo dufite. Urumva misiyo twahawe Mariko 16:16 baravuga ngo nuko mugenda amahanga yose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, abemera mubabatiza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Cyane. Nimunywe ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara. None uzatandagira inzoka na sikoropiyo. Yego. So rero Apotre Yongwe tumuzi mu gihe cyo gukandakira inzoka na sikoropiyo. Yego. Icyo tumuzimo nicyo gihe twifuza ko tukavuga ngo Apotre Yongwe Harerimana Joseph arimo arakandagira inzoka na sikoropiyo. Past.Claude niyo nzima arimo arakandagira inzoka na sikoropiyo. Yego. Abarwayi barakira, ibitwamatwi birumva, bafite ababana n'ubumuga bw'amatwi barumva, ibirema biragenda nk'uko bibiri bivuga. Abo bose abicaye ku irembo ryitwa ryiza barimo barakira, impumyi zirahumuka nk'uko bibiri bivuga. Aho niho twifuza kuba turi, tukazenguruka uturere 30 tw'u Rwanda, ukavuga ngo Yesu ni umwami, Yesu ko yari ejo, Bayibura 13:8, Yesu ko yari undi munsi wa none ni kwari. Nibyo nahoze mvuga ngo rekaribu ikomeze ihangane n'abaca inyuma n'abanywa rumogi, ariko abapasiteri nabo ntibayibera umutwaro. Kuko buriya bikemu igihangana nabyo, kandi amadini akwiye kuba abafatanyabikorwa beza ba leta mu kurwanya ibyaha. Oya, no mu masitati agezwa kuri RDB Rwanda Governance Board, mu miryango y'ivugabutumwa. Yego. Harimo kurwanya ibyaha, amakimbirane, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bishamikiyeho byazana ibyaha.
yego no kuzahura ubuzima bwa gikristo. yego roho nzima mu muzima. Rero nifuza yuko rwose nyuma yuko tuvuye muri ibu ni byiza, kandi ndibwira yuko isezerano dufitanye twese ni ukwamamaza ubutumwa bwa Kristo Yesu. uko ni ukuri. None pastor, Karameo, dusoza nk'umuyobozi wa ribu, niba dukurikiye tumuhe ikihe cyizere? nk'umuyobozi wa ribu niba dukurikiye, umunyamabanga mukuru wa ribu ndetse n'abayobozi ba ribu mu ntara, abitwa mu mujyi wa Kigali tuto bita PCI, hari ba DCI b'uturere, so urumva rero n'abandi bayobozi batandukanye badukurikirana mu nzego zitandukanye bwite za leta. Intego y'abapasitoro ya pastorale, intego ya apostoli, intego ya bishopu, intego y'umuhanuzi ni ukugarura abazimiye, kubazana kuri Kristo Yesu, tukababwira ko kugaruka kwa Yesu ari ihame ridakuka, tukababwira kuva mu byaha, kureka ibiyobyabwenge, kuva mu busambanyi, ubusinzi, ibyatuma abantu biyandarika, ibyo byose tukavuga tutariko turifuza ko aho ngaho niho twifuza gusa, aho niho dusiganirwa, turasiganirwa aho dutegekwa. Yego. Rero nakubwira ngo nasoza nkubwira ku rwanjye ruhande ngo intego yanjye ni Yesu Kristo, no kuvuga Yesu ko yapfuye akazuka, no kugarura abantu kuri Kristo Yesu. Ibya kera ntibizibukwa ukundi, byibagirane. Ibya kera ntibizibukwa ukundi. Yongwe ni inshuti yanjye, asigara banyita karidinali, kandi yavugaga yuko ntari pasiteri, yavugaga ko nta korari, ubasigaye anyita karidinali. Niwumva ko nyuma y'imbabazi nta rubanza se? So nyuma oya no kwina kibazo na kimwe mu kiko. Noneho tugiye n'ubutumwa dutanga ku mukristo. Noneho warebye izi nkuru zanyu, we uramubwira iki? Umukristo warebye izi nkuru zacu namubwira ngo ibyo twakoze nta Mana yari birimo rwose, kubera ko Imana iza kubamo ntabwo twagomba kujya muri ribu. yego. Rero mvuge ngo uyu munsi wa none nibatubabarire aho batubonye hose, uko batubonye, uko batwitegereje, uko batwumvise. Imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru, niko Yesu yavuze. Buri umuntu ashobora kuguha igitambo ntigikureho imbabazi, ariko imbabazi za Kristo zikuraho ziruta ibitambo. Past.Claude, Imana ifite piyese, turagushimiye. Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha kandi baguriye imbago muri byose. Ariko ugira utwereke na piyese. Igihe nikigera umusaruzi azakwereka piyesi. Sawa sawa. Murakoze cyane, umugisha w'Imana ubahe umugisha bane namwe. Donc ku ruhande rumwe nk'umuntu Yego. witwa pasiteri, twari tuzi ko nta n'amapasiteri banaregana. Yego. Hari n'uburyo Bibiliya igena bumwe nakubwiye ibibazo by'abana b'Imana bikemuka. Batiteje abo twitabisi, sibyo abo twitabisi. N'abantu basengera mu rusengero rumwe ntago bakwiye kuregana, ntabwo bakwiriye kujya kwa pasiteri cyane rwose pe. Umukristo ngajyanye undi mu mategeko, pasiteri atarabanza kubagira inama. Wabona mu nama za pasiteri havamo igisubizo. Ntibiteza abisi, ntibiteza abantu. Yego. Uri kumva? Ku ruhande ibi byo bikwereka iki? Bikwereka iki? Binyereka ko ibyanditswe biri gusohora. Biriya twasomye muri Timoteyo wa 2:3. Yego. Ko mu minsi y'imperuka nyine hazaza ibihe bigoye kandi bitoroshye. Nibyo turimo, kandi ibi bintu biri kuba ntacyo twakora ngo bireke kuba, kuko n'ibyanditswe biri gusohora. Ahubwo dukwiye abantu se ntibakiga bakisuraho bakikosora ibintu bikare. Ahubwo hoye ntabwo ari twebwe twaje, ntabwo twazanywe no kwisi no kurangiza ibyo Yesu yagiye mu ijuru atarangije. Kuko nawe arabizi ko yadusigiye umukoro ukomeye. Ubwo twaje mu isi kwamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu babonye ikinyoma bahamenye bahave, bicare ku ruhande ruriho ukuri, ariko ikinyoma kizahora kiriho tukiri kuri iyi si. Ntabwo ikinyoma kizigera, ntibishoboka. Yesu niwe kuri, ukuri kuzongera kuboneka agarutse. Ubwo rero bikeye ngiye kwihandagaza ngo ngiye kurwana ngo nibi bintu, urabizi narwanye n'ibisabo byibisha Bibiliya, ntibyashize n'ubu birakiba. Uri kumva? Cyakora ikiza bamenye ukuri, niko kantu nyine dikugarukaho. Bamenye ukuri ko bibaye bihari. Watumye abantu bareka gutanga amafaranga, abantu ntibagitanga amafaranga kubera bikemu. Hoya amafaranga batangaga bo iki cyari kumbabaza nuko n'abanarambuye Rwanda Revenue umusoro, kuko nari kuba ndi kugandisha abaturage ngo ntibasore, kandi imisoro y'igihugu
yubaka umuhanda ikaduha n'iyimiriro tuba twicayemo. Ndakumva muhungu wanjye. Wenda turimo turagana ku musozo. Ibi ni ibintu bigenda bibaho si kuri aba ngaba gusa no hirya no hino bigenda bibaho. Twari tuzi ko wenda biteje ibibazo wenda ari abapasiteri b'ibisambo, ariko uyu munsi ugarutse twereka ko hari n'ibibazo muri abo ngabo bigiye bitatu. Ese ibintu bizarangira ryari bikema? Ntabwo bizarangira. Bizagira iherezo ryari? Bizarangira Yesu agarutse. Yesu agarutse. Kuko bamwe mu bagomba gusohoza ibyanditswe harimo n'abapasiteri batandukanye. Kuza kwa Yesu Kristo kuri mu nguni zose. Ibimenyetso byo kugaragaza kuza kwe iminsi y'imperuka turi mu bihe bigoye biruhije. Ibiri kuba rero ni ibyanditswe biri gusohora. Ahubwo twebwe tuba dukwiye kugenzuza Bibiliya ibintu byose tugenda tubamo, naho kurangiraho nta cyizere mpaye abantu ko uyu munsi cyangwa ejo birangira. Cyakora kuza kwa Yesu nibyo bizabirangiza byonyine. Wenda natekereza ko we n'umupasiteri ashobora kujya kurega undi mugenzi we. Njya numva bamwe bavuga ngo bagirana amashyari. Nabyo bimera ko bibaho. Ishyari n'umuntu utari pasiteri burya ararigira. Ntirigirwa n'abapasiteri gusa, n'abakristo bamwe batandukanye biyambuye indangagaciro za gikristo, kuko nta mukristo ukwiye kugira ishyari. Ariko aho umwuka w'Imana utari abantu bigira ibyigenge, n'ubundi nabo bashobora kurigira bigatuma washyira mwene so mu kaga kubera ishyari gusa. Dusoza ikiganiro, ibi bintu bya afekita bigira ingaruka cyane ku bakristo, abakristo haba bari mu nsengero, ababa bari hanze babibona kuri social media bicaracara, ariko by'umwihariko utaragera ku bakristo ngo bagire inama, babwire uko wenda bashobora kuzajya babyitwaramo nuko babibona. Uyu munsi pasiteri ujya undi muririmbo, pasiteri ubona intege nke z'umukristo, yaba ari pasiteri mugenzi we akazivuga kuri YouTube cyangwa akabishyira hanze, abo bantu babiri ni izihe nama wabagira buri umwe kuri umwe? Nibamese kamwe, icyo ari cya mbere, cyangwa banzire guhinduka abagenzacyaha noneho badepoze basaba akazi. Sinzi ni muri kunyumva, uri kumva? Kuko ibyo bintu bakora bikwiye gukorwa ahubwo na RIB n'itangazamakuru. Erega dufite n'ikibazo cyane ku uyu musozi dukoreraho itangazamakuru. Hari abantu bawugezeho bafite imihamagaro itandukanye yo kugisha ijambo ry'Imana, guhanura n'ibindi bitandukanye, ariko bashiduka babaye n'abanyamakuru b'amemuta. Bituma misiyo y'urugendo rwabo itakarira mu nzira batarashyika. Rero inama nabagira ni baba bashumba bagaragaza indangagaciro ziranga umushumba. Nibyanga biyambura umwambaro wa gishumba badepoze, kuko uko mbabona bahinduka abagenzacyaha beza cyane baryoshye kuri leta, ku buryo nta makuru leta yagibura babafite. Abantu baza mu kiganiro batuye umuzi kuva mu bwana, reka mbaha amakuru ye, leta irabakeneye mu kindi gice. Bakajya gufasha RIB. Voilà. Abakristo noneho sasa. Ku bakristo, abakristo ikintu cyo kubabwira ni kimwe gusa. Yesu yasize avuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Nibakomeza guhanga amaso umusaraba barageraho umusaraba berekeza, ariko nibahanga amaso abantu baratana, nibatumbira umusaraba. Bakura amaso ku bantu rwose, kuko abantu ni abantu. Pasiteri wawe kuko ibintu bijya bihinduka. Bikeye ni byiza cyane, reka tugushimire cyane. Tugushimire cyane by'umwihariko n'abantu bafashe umwanya bakabana natwe mu kiganiro. Nizera kandi ko nta muntu twakomerekeje. Niba hari n'uwakomeretse yakomerekejwe ku bw'impamvu z'inyungu z'ubutumwa bwiza, abyihanganire. Ntabwo twamukereye nk'umwanzi wacu, ahubwo turamukereye ngo ahinduke mwene data tujyana mu ijuru. Amen. Ni byiza cyane, reka tugushimire. Ubutaha rero ikiganiro bikemu tuzakora ubutaha, ugenda uturebera neza. Sije y'ubutaha nsigaye nyitangaje se? Ushaka wasiguha itangaje. Sije y'ubutaha ni ebyiri. Hari ijwi rinyongoreye ngo zireke ndaziretse.